Imana imaze iminsi mbwira ngo ije guhana icyaha mu Burundi. Icyaha cyarakuze kiba indenga kamere. Icyaha cyarakuze kijya hejuru, kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Abantu barica nta cyamira, abantu baranyuruzwa bakaburirwa irengero. Ku by'ukuri twebwe twaje kwisanga mu gitondo tubyutse dusanga quartier abantu bose baraye hanze. Hanyuma hari abantu babakuye mu buriri, abagore bari konsa abana bakabakura mu buriri mu mbeho mu gicugu cya nijoro ariko bashakanje. Hanyuma inzu nari ndyamyemo icyo gihe Imana idusinziriza ibitotsi by'urupfu. Wenda nk'abari Burundi ibitotsi nitiro niko bavuga hariya. Hanyuma Imana idusinziriza ubuticura, barakomanga kuri porotaye ntitwabyumva. Barakomanga wapi kabisa rekada. Hanyuma baca kuri korotire hejuru basimbukiramwe imbere mu gipangu mpita telefona Denise Bucumi, umugore wa President Nkurunziza, nyakwigendera President. Hanyuma mutelefonye mubwira ibintu bimbayeho nuko bimeze, ahita avuga ati mpereza ubakuriye, mpereza chef muri abo bapolisi. Ndamuha telefone baravugana cya bintera ubwoba. Nkibaza ko hari yenda haba hari izindi mbaraga waba ufite cyangwa ukoresha. Uwakureba mu by'ukuri biragaragara ko utari munsi y'imyaka 50 nanone ariko utayirengeje cyane. Yego. Watubwira ko Yesu Kristo yabagiye kugaruka ko nzi ko uramye imyaka myinshi atarenze imyaka 90. Twamuzanye ari hano ubu turamufite. Ahita babwira ati rero ngewe ngize ikibazo. Yari arimo kuva muri Kongo yinjiye i Burundi anyuze ku mupaka waho bita mu Gatumba. Arababwira ati imodoka iramfanye ipfiriye mu Gatumba. Bati none tubigenze gute uyu muntu turamugira gute? Ati mube muretse ndaje mbabwire, ndaje mbaha igisubizo. Mbo hashize akanya gatoya ngiye ngo ngende gufata iyo telefone wakamfata inyuma ku mukandara w'ipantaro. Nje nkasohoka wagakurura asubiza mu nzu. Nje nkasohoka akurura asubiza mu nzu. Noneho mfata icyemezo cyuko ntakigiye, mbwira madamu nti okay ndabanjana mu Kamenge, ahantu bita mu Kamenge hari position y'igipolisi ahantu ku mashuri. Abamaze kunjana mbo turahagera, tuhageze batikuramwe inkweto nzivanamwo, bati shira ibyo ufite hasi, nshira hasi. Uzi wagiye mu ijoro adapfuye, wagarutse kugira ngo uhuze utegura inzira za Yesu Kristo azabone kuza gutwara itorero rye ryera. Ukanavuga ko azaza ukiri muzimu cyambaye inyama n'amaraso kandi udashobora kuzapfa. N'ubwa mbere rero ndagira ngo abakunzi bacu baraza kujya we mugiye kwica. Baramubwira ngo ntabwo ari twebwe, ni Kazungu yamudutumye. None aravuze ngo imodoka imufaniye mu Gatumba. Hanyuma arababwira ngo Kazungu afite imbunda zingahe. Hanyuma ijuru adapfuye. Yego Bibiliya iragaragaza abantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye, Eliya na Enoki. Abo bantu rwose baragiye mu ijuru badapfuye. Ariko na maginga ya ntibivuze ko nta Eliya akiriho, ntibivuze ko nta Enoki akiriho. Nje ndababwira ngo ndumwe muri abo bantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye. Ushobora kumbaza ati mu ijuru badapfuye. Ushobora kumbaza ngo urimwo gute? Abadukurikiye akabasanga aho ngaho. Mukora ibishoboka byose, murasane, murwane bishoboka, Abeli ntapfe. Pora amaraso y'abatariho urubanza. Ibi bintu maze iminsi ndi kubivuga. Imana ije guhana icyaha mu Burundi. Wewe rero udafite umutima ugucira urubanza, uryamusinzire wizigure cyane. Nawe kandi ubimenye. Yego. N'ubwa mbere navuga ngo nakiriye umuntu umbereye uwa mbere. Yego. Kuva Imana irahari natangira kuyikoraho. Murakoze cyane. Ni we wa mbere unteye ubwoba. Yego. Unteye ubwoba mu buhe buryo? Yego. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare.
turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza aho muherereye muri hose mudukurikiye. Uwiteka Imana nabahereze umugisha kandi abahe umugisha cyane. Nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi ukomeye. Nimvuga ngo umuhanuzi ukomeye ubwo bisobanuye umuhanuzi w'umunyamasengesho, kuko gukomera kw'abahanuzi kuba kuri mu masengesho. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho cyane. Yesu ashimwe, ahimbazwe iteka ryose, ahimbazwe burundu. Amina. Hallelujah. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Amen. turabonanye Imana ihererwe icyubahiro. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV bamenye ngo ninde turi kumwe. Ya bakunzi b'iyi televiziyo Imana Irahari TV, turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Turabakunda kandi twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Ntekereza yuko uri buze kugira ikintu vanamo, uri buze gufashwa cyane kuko Imana yabyemeye ko tuganira ku bintu bitandukanye ndetse n'ijambo ry'Imana. Rero abari hirya no hino ku isi, ku migabane yose igize isi, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi mbifurije kujya gufashwa n'Imana n'umwuka wera muri kino kiganiro. Amen. Amen. Urakoze cyane, ntabwo turi butinde, wamaze kwivuga. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi twinjire muri message Imana yaguhaye, kuko mbere uko dutangira ikiganiro bambwiye ko ufite ubutumwa kandi ufite kugaragariza abantu gukomera kw'Imana. Muri make uyu munsi ni umunsi wo kumenya imbaraga z'Imana. Ese zirakora cyangwa ntizikora? Hari abantu bajya bavuga ko zidakora, ndetse rimwe na rimwe bakibwira ko Imana yadutaye burundu. Reka nkwakira usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje. Uruwera wa Isiraheli, uri Imana ikomeye cyane. Uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Uhabwe icyubahiro kuko uri Imana yihagije. Uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Uri Imana isezerana igasohoza. Uri Imana yimura abami ikimika abandi. Uri Imana yakuye Sawuli ku ngoma, wimika Dawidi aba umwami arategeka. Wimura imisozi itabimenye, ukayubikana uburakari bwinshi. Wica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yazo ku buzima bwacu. Mana, umuntu wese ubanye natwe muri kino kiganiro, muhe umugisha kandi umugirire neza. Muhe kumva ndetse no kumvira. Ijambo riravuga ngo hahirwa bumva n'abakora. Hahirwa bumva bagashira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rivuze. Kandi ijambo ryarambwiye ngo nimwumva mukumvira ntimugome muzarya ku byeze byo mu gihugu. Reka rero mu izina rya Yesu ubane nanjye kandi ubane n'umunyamakuru, nawe ndamusengeye mwambike imbaraga mu izina rya Yesu. Niyasama ntaba ari we, ahubwo aba ari wowe wivugira. Kandi nanjye Mana unkoreshe. Ntabwo nifuza kwikoresha, ahubwo ndashaka gukoreshwa nawe. Kandi nanjye ninasama uvuge, ninsoma usobanurira abadukurikiye bose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Uravuze ngo Imana ibane natwe ndetse nanjye n'abandi bose badukurikiye. Abeli, karame, uri umuhanuzi kandi uri umuhanuzi w'Uwiteka. Yego. Ngira ngo twinjirira aha hantu. Hari umunsi wari wagenewe gupfa. Yego. Bakwandikiye ko ugiye gupfa mu buhamya bwawe. Yego. Byagenze gute kugira ngo ntupfe? Ese byagenze gute kugira ngo upangirwe kwicwa nk'umukozi w'Imana, Imana ikigaragaza ku munota wa nyuma? Murakoze cyane. Imana nibaha umugisha. Ngira ngo nkuko abadukurikiye bamaze kubyumva, nitwa Revera Pasiteri Buhungu Abeli. Yego. Imana iduhana umugisha. Buriya rero Imana niyituma umuntu apfa cyangwa abaho. Imana niyituma umuntu akira cyangwa kena. Imana niyo ishira kuzimu igakurayo. Bivuze ngo niyifite ijambo rya nyuma. Nta muntu n'umwe yabasha kurogoya umugambi w'Imana.
kandi narasomye ijambo rimbwira ngo nta bwenge cyangwa se ubuhanga byabasha kurwanya umugambi w'Imana. Rero umuntu Imana ifiteho umugambi, ndavuze ngo nakomere, kubera yuko niyo bamuroga, niyo bamupangira ibimeze bite, kubera ko Imana imufiteho umugambi ntabwo yapfa gupfa. Ibyo ngira ngo byabaye kuri Yozefu. Yozefu yagambaniwe cyane, yangwa na bene se, bagerageza kumwica biranga, binaniranye ko apfa, bamugurisha mu kindi gihugu ngo aze kuba umucakara. Ariko aranga, arakura, aba bantu umugabo, aba bantu umutegetsi muri Egiputa, aba premier ministre w'ikigega cya leta muri Egiputa. Bishatse kuvuga ngo umuntu Imana yavuzeho ibyo wamupangira byose, ibyo wamutekerezaho byose bibi, reka nkoresha ijambo rivuga ngo niyo wamuvuma, umuvumo ntiwamufata. Rero nk'uko bimeze, narahizwe cyane, mpigwa kandi nzira ubutumwa bwiza nk'abandi bose. Ba Paulo barabuzize, basira, bashaduraka, ngira ngo Stefano we yicishijwe amabuye, abantu barabizi. Hanyuma rero igihe kimwe baragota muri quartier, banshakisha, bandondera. Ku by'ukuri twebwe twaje kwisanga mu gitondo tubyutse, dusanga quartier abantu bose baraye hanze. Hanyuma hari abantu babakuye mu buriri, abagore bari konsa abana bakabakura mu buriri mu mbeho, mu gicugu cya nijoro, ariko bashakanje. Hanyuma inzu nari ndyamyemo, icyo gihe Imana idusinziriza ibitotsi by'urupfu. Wenda nk'abari Burundi ibitotsi ni itiro, niko bavuga hariya. Hanyuma Imana idusinziriza ubuticura, barakomanga kuri porotaye, ntitwabyumva. Barakomanga wapi kabisa, reka da. Hanyuma baca kuri korotire hejuru, basimbukiramwe imbere mu gipangu, bakomanga ku muryango w'inzu nabagamo. Hanyuma nabwo bakomanze kuri uwo muryango, ntitwabyumva. Imana idusinziriza ibitotsi by'urupfu, ubuticura. Hanyuma uko basimbutse binjira mu gipangu, niko basimbutse basubira inyuma, n'ubundi baciye kuri korotire. Ngo buze guca mu gitondo turabyuka, abantu bambonye bati, pastor ni wowe? Nti ni njyewe. Uracyariho? Nti ndacyariho. None se ko mubimbwira nkaho habaye ikibazo, habaye iki, bimeze bite? Bati uracyariho, uracyahumeka. Nje nkatangazwa nuko abantu babivuga n'ubwoba, kandi nje nta kibazo mfite. Ariko bajya kunsobanurira ibyababayeho nijoro, ukuntu baraye hanze, bakabaka irangamuntu, bakabakura mu buriri, abantu bose bakabashira hanze bashaka Pastor Abeli. Barambwira ati rero twaraye hanze ushakishwa. Hanyuma bakomanze babura ubakingurira, baca hejuru kuri korotire, binjira mu gipangu. Twumvaga rero yuko baba bavuyemo bakurangije. None uracyariho? Nti ndacyariho rwose. Mbasobanurira ko tutigeze ibyo bintu tubyumva, ayo makuru tutayamenye. Imana yadushindirije ibitotsi biteye ubwoba. Icyo gihe rero abaturage barambwira ati turakwinginze nturare hano. Baraye baguhiga ijoro ryose. Icyo gihe ndetse ngira ngo haciye n'iyindi minsi mikeya, bajya no kumfata barambona. Hanyuma bamaze kumbona baranjyana, hanyuma banjyana mu Kamenge, ahantu bita mu Kamenge, hari position y'igipolisi ahantu ku mashuri. Bamaze kunjyana, turahagera, tuhageze, bati kuramwe inkweto, nzivanamwo, bati shira ibyo ufite hasi, nshira hasi. Hanyuma bati ukorana n'inyeshamba. Ntabwo nti njyewe nkorana n'inyeshamba, ahubwo ndumva barambwiye ahubwo ko mba mu ishamba, ahubwo bambwira ko ntaba mu gihugu. Mbereka ibirenge byanje n'amano n'ibiki, ndababwira ntariko uzi yuko iyo aba abantu bose baba mu ishamba bari bafite umubiri nk'uyu mfite, mu ndebe ibirenge byanje, murebe ukuntu nsa. Ni rwose niba njyewe mubona ko mba mu ishamba nsa gutya, namwe mukwiye kujyayo kuko hari ubuzima. Ndababwira nti iyo aba abantu bose baba mu ishamba basa gutya, ahubwo ntawe utajyayo. Ako kambere kaba karabakubise hasi, bumva karabatsinze. Noneho bahamagara kuri telefone, bahamagara uwitwa Kazungu, bati rero umuntu mwadutumye gufata twamuzanye, ari hano ubu turamufite.
ahita ababwira ati rero njyewe ngize ikibazo, yari arimo kuva muri Kongo yinjiye i Burundi anyuze ku mupaka waho bita mu Gatumba, arababwira ati imodoka iramfanye ipfiriye mu Gatumba. Bati none tubigenze gute, uyu muntu turamugira gute? Ati mube muretse ndaje mbabwire, ndaje mbaha igisubizo. Mbo hashize akanya gatoya arababwira ati biranze kabisa, nta kundi mbona, nta kindi mbona nakora, imodoka iramfanye. Mbo bahita, ariko icyo gihe mpita telefona Denise Bucumi, umugore wa Perezida Nkurunziza, nyakwigendera Perezida. Hanyuma mutelefonye mubwira ibintu bimbayeho nuko bimeze, ahita avuga ati mpereza uwubakuriye, mpereza chef muri abo bapolisi. Ndamuha telefone, baravugana, bamaze kuvugana arababwira ngo Pastor Abeli niwe mugiye kwica. Baramubwira ngo ntabwo ari twebwe, ni Kazungu yamudutumye, none aravuze ngo imodoka imufaniye mu Gatumba. Hanyuma arababwira ngo Kazungu afite imbunda zingahe? Hanyuma baramubwira ngo afite imwe. Arababwira ngo mwebwe mufite nyinshi, Kazungu afite imwe. Nibi nakunda kwaza niyo modoka ye ikize, akabasanga aho ngaho, mukora ibishoboka byose, murasane, murwane bishoboka, Abeli ntapfe, Pastor Abeli ntapfe, kuko agapfa ntabwo biri bubarwa amahoro. Bumva ibintu birakomeye, bumva birakaze, kuko njyewe nari muco bita Renapeke, yari irongowe na muka Perezida nyene, twarakorana. Renapeke ni urunani rw'amatorero, nukuvuga ngo mu bantu bayoboye amatorero yose yo mu Burundi nari ndimo. Hanyuma rero Renapeke ngira ngo nk'abantu badukurikiye bari Burundi cyangwa bavuye no mu gihugu ariko b'abarundi n'abarundi kazi barabasha gusobanukirwa icari cyo. Renapeke ni urunani rw'amatorero, ni urwego ruyoboye amatorero yose yo mu Burundi. Barabizi rero nakorana n'urwo rwego, kandi na Perezida urumva yararurimo, ndetse na muka Perezida. Hanyuma nibutse abantu ko ndi mu bantu banateguye igiterane gikomeye cyane, cyarimo nk'ibihumbi 15 by'abaturage bitabiriye icyo giterane cy'umuzungu yitwa Daniel Korenda, cyabereye kuri ETS mu Kamenge. Abadukurikiye ngira ngo baraza guhita babyibuka, ndimwe mu bantu bateguye icyo giterane, mfatanije na Diridiri umwe wa cya kiganiro, na uwitwa Sereje muri Presidency, nari mfatanije na Sharire yarayoboye itorero rya Eglise Diroshe rya muka Perezida, nafatanije na Edimo Kivuye, nawe yarahunze igihugu cy'u Burundi ahungira hano mu Rwanda, nyuma ajya muri Amerika Edimo Kivuye aracyariho, ari muri Amerika. Hanyuma nakoranye na Etienne representante gare wa Eglise Fekabu Nyakabiga ndetse na Rohero. Hanyuma rero niwe nawe yarahunze igihugu, nawe ahungira hano mu Rwanda, arahava ajya Amerika apfirayo. Yarapfuye, uwo ntakiriho. Ariko ndimo ndashaka kubwira abantu kugira ngo babyumve kandi babyibuke, amezi 2 yose twamaze dutegura icyo giterane, amasengesho ategura icyo giterane yabereye muri Eglise Diroshe yo kwa muka Perezida. Ngira ngo nari nyarimwe mu bantu bari bayoboye ayo masengesho, ahubwo reka mvuge ngo ninje wari uyayoboye. Sharire yararimwo, Sereje muri Presidency yararimwo, harimwo abantu benshi b'abategetsi bakomeye. Rero ni twebwe twateguye kiriya giterane, ngira ngo abantu benshi barabizi. Rero mu magambo make, uwo munsi babonye bumvise iryo tegeko ry'umugore w'umukuru w'igihugu, bahise bagira ubwoba, baravuga ati uyu muntu tubuze ikintu turi bumumaze. Bahita banjana kuri komine Kamenge. Hari opeje w'umupolisi, ngira ngo yitwa nde mana yanjye, ubu ndacyamwibuka, ntacyo urakomeza, ndumva maze kumwibagirwa. Bangejejeho baramubwira ngo rero ngo Kazungu yari yadutumye uyu mugabo, ngo none ngo imodoka yamupfaniye mu Gatumba, ngo ikindi nacyo ngo muka Perezida ngo aduhaye itegeko rivuga ngo nitumurekure yigendere. Ngo none tubonye tutapfa kumurekura gutyo gusa, kandi Kazungu ari we yamudutumye, ngo twari tumuzanye hano ngo kugira ngo mwebwe abari mwebwe mu mwirekurira. Uwo mopeje aransuhuza, wenda ntibyari bikwiriye ko nanamuvuga izina kubw'umutekano we. Aransuhuza arambwira ngo Pastor Abeli, wewe uri umukozi w'Imana,
arambwira ngo umuntu w'Imana ndakuzi, Imana yagukoresheje ibitangaza byinshi, fata inzira wigendere, umuntu uzagukenera azaze kubimbaza, njyewe ndakwisinye nkwishizeho, umuntu uzagukenera azaza kumbaze, ngaho fata inzira wigendere. Yego. Mfata inzira ndataha. Icyo gihe bakomeje kungendaho, bakomeza kumpiga, byabaye ibintu bikomeye cyane, kugeza aho haje imodoka ya documentation, uwitwa Nkoroka, umukuru wa documentation, ansanga aho bita mu Kamenge. Uko byatangiye, nari ntaramiye mu Kamenge mfite imodoka yanjye, hanyuma njyewe nari narangaye, sinzi umuntu twarimo kuvugana, umuntu w'umudamu kuri terminus mu Kamenge araza arambwira ngo ko tubonye umuntu arimo kuzenguruka imodoka yawe agafata plaque, nkumva ara telefonye arimo gutanga plaque y'imodoka yawe. Uyu muntu wamubonye? Nditegereza mbona umuntu ariko sinamumenya. Yego. Maze kutamumenya, nukuvuga ngo hashize akanya gatoya, ubwo muntu yarambwiye ngo ati imodoka wigendere uve hano. Ndavuga nti none ngenda kubera iki? Ntacyo nishinja, umutima wanjye uri amahoro, ndumva nta mpamvu. Ubwo nukuvuga ngo numva nta kibazo. Hashize nk'iminota itarenze 5 mbona imodoka yuzuye abapolisi yangezeho. Icyo nakoze ni ikihe? Barambwira ati wa muntu ko atambutse agiye asanga iriya modoka yuzuye abapolisi, harya si ba bantu yararimo guhamagara atanga plaque y'imodoka yanjye. Nkebutse ndebye mbona ko ibyo wa muntu yarimo arambwira ari byo. Icyo nakoze nasimbukiye mu modoka, natsi imodoka mpita mvumbuka ndiruka. Niruka manuka mfata umuhanda wose ujya mu Kinama, ndagenda turiruka, ya modoka nayo hita nyirukanga inyuma. Turiruka aho nokase ngo nje mu Cyarama, mbona ziriya modoka ari pick up ariruka cyane, mbona nini njya mu muhanda witaka barahita bamfata. Ndakomeza umuhanda wose ngaze kuri commune Kinama, mpita mbona ntabwo nakomeza ikaburimbo kuko ziriya modoka ziriruka cyane, ahubwo nje mpita nkatira imodoka muri commune, nibura kugira ngo abapolisi bari kuri commune ibiba bari buze kuba bari kubireba bana gutabara. Kandi hakorera umukomanda yitwa Izidori, yari inshuti yanjye magara dukundana. Hanyuma njyewe mpita nkungira imodoka muri commune. Ku buryo ninjiye nabo imodoka iri nyuma yanjye, imodoka bayisimbutse ikigenda itaranahagarara, abapolisi baba bameze gutya. Baravuga ati nibiki. Ubwo ko abapolisi n'uwo mukomanda yitwa Izidori abari kubaza ngo nibiki, babaye bangezeho, bamwe bafashe hano mu mikandara, abandi bafashe hano, baramfashe. Hanyuma abapolisi bo kuri iyo commune ndetse na Izidora ati nibiki, uyu mugabo ko tumuzi ari umukozi w'Imana nta kibakora, muramushaka wiki. Ubwo no kuvuga ngo baba mukundwanirira, abandi baba mukumfata ngo banyurize pick up, ariko Imana impibiro byinshi ibyinshi, ngira ngo ku buryo ntabona uko mbisobanura. Ntekereza ko Imana yampaye ibiro byinshi cyane, aho ngira ngo Imana ngira ngo nari ndemereye kuruta sima. Barateruye ari nk'abapolisi nka 6, ndababwiza ukuri ko Imana yampamagaye, Imana yera yo mu gihugu cyo mu ijuru, nta n'ibirenge byanje byabashije kuva hasi ngo nibura byegere hejuru na santimetero 10. Barateruye bumva ni sima, isima ntiremera. Baguteruraga ari bangahe? Banterura ari nk'abapolisi nka 6, 3 ku ruhande n'abandi 3 ku ruhande. Noneho icyo gihe uwo Izidori aravuga ngo ntabwo mumukura hano, ni mumutwara kuko Pastor Berry turamuzi, ni umunyamahoro, ni umukozi w'Imana, nta kibakora, nta cyashinjwa. Birangije babonye binaniranye ko banterura ngo banshire muri pick up, bansaka mu mufuka w'ipantaro, bankuramwo telefone yanjye bahita bayibika. Ariko bayibitse basubira mu modoka yabo, bati imodoka baragenda. Mbwira uyu mukomanda Izidori namwe nti none ko bantwaye telefone bite, wanyakiye telefone. Hanyuma Izidori arambwira asa nk'uwuncecekesha, arambwira ngo ariko reka telefone bayitware, ngo telefone yireke bayitware, telefone nzayikurikirana, nzakwereka uko tuzayikurikirana. Ndatuza ndaceceka. Ubwo baba baragiye bansize aho ngaho. Izidori yinjira mu modoka, no kuvuga ngo agirute aramperekeza. Amperekeje natsi imodoka bigendute ndataha. Noneho yamaze gutaha,
byabaye ngombwa yuko icyo gihe hashize ngira ngo uko biri kose hashize nk'ibukeye bwaho ndagaruka mbaza Isidore nti none telefone yanjye nzayibona gute arambwira ati rero byihorere njyewe telefone nzayikurikirana gahoro gahoro telefone yawe uzayibona ati buriya hari ibintu bagiye kuyishakiramwo by'iperereza nibasanga nta kibi kiyirimwo telefone ndabizi ko uzayibona ni sawa ndatuza yes haje gushira rero nk'iminsi nk'itatu njyewe telefona kuri ya nimero okay ndumva ari madamu niwe ya telefone ahubwo atelefonesha telefone yiwe ahamagara kuri ya nimero kuko umudamu wanje yarakiriho atelefona kuri ya nimero baramwitaba hanyuma ngira ngo uko biri kose nubundi ni nkoroka yitabye telefone yanje aravuga ati none se telefone y'umugabo wanje ko telefone nta kibazo ifite umugabo wanje nta cyazira nta kibi na kimwe akora nta nico yakoze none bimeze bite ko mutamuha telefone mbo ahita mubwira ngo muri kumwe ati arahari mumpe tuvugane ampereza telefone turavugana arambwira ngo rero ngo nta kibazo ngo ihangane ngo hari ibyo tukirimo turakurikirana ngo nidusanga nta kibazo nta kibazo ufite ngo telefone ngo tuzaguhamagara ngo tuyigusubize ndatuza noneho haciye nk'iyindi minsi nkingahe nk'itatu cyangwa ibiri urumva byarimwo bijya mu cyumweru njyewe nanjye ndayihamagara nyihamagaye arambwira ati rero hari operasiyo tugiye kujyamo aho bita kumutakura batubwiye amakuru y'icyobo bamenye ko cyatawemo abantu bageze kuri ngira ngo ahari niba ari abantu 9 cyangwa se 8 sinkibyibuka neza uko yabimbwiye arambwira ati tuje muri iyo operasiyo ngwino tuhahurire tuguhe telefone yawe kubera ko telefone yanjye nayikunda njyewe mbwira madamu ntindagiye gufata telefone madamu arambwira ati reka ati ntujeyo badahava ahubwo baguhamba muri icyo cyobo ati ndakwinginze ntuje ntiwende kanje gutufata telefone buriya rero twebwe dufite imana cyangwa se twahamagawe nta kintu na kimwe kibasha kudutera ubwoba tuba twarashize ubwoba nk'intare kuko tuba twiringiye imana ikomeye iba muri twebwe tuba twiringiye umugabo ukomeye Yesu Kristo yicayemwo imbere muri twebwe mbwira abantu ko nubwo njewe ngaragara nkaho ndi mutoya ariko uwuri muri njewe mu imbere niwe ukomeye niwe umpa izi mbaraga haleluya nukuvuga ngo narasohotse ngiye ngo ngende gufata iyo telefone wakamfata inyuma ku mukandara w'ipantaro nje nkasohoka wagakurura asubiza mu nzu nje nkasohoka akurura asubiza mu nzu noneho mfata icyemezo cyuko ntakigiye mbwira madamu nti okay ndabiretse mba ndabiretse sinagenda hanyuma uwo munsi sinaba nkigiye mpengera bukeye bwaho mu gitondo ndamuhamagara ni rero ni nyakubahwa muyobozi ni ejo ntabwo byabaye bigikunda konza arambwira ati atahubwo warakoze no kuba utaje ati kuko byabaye ibintu bikomeye cyane ati operasiyo twayitinzemwo bitinda no kurangira ati twahavuye bwije ati none ati tuvugana uri hehe ati njewe ndi mu rugo nibutse abantu ko nabaga mu Cyarama hanyuma arambwira ati ngwino mu muji wa Bujumbura aho bita muri ville kuri kioske uze duhure nguhe telefone yawe noneho uwo mwanya mbwira madamu nti ambwiye gutya na gutya ndagiye gufata telefone icyo gihe mbona nta kibazo afite arandeka ndagenda ngeze kuri kioske Bujumbura kuri kioske muri ville ngira ngo barabizi ku isoko rikuru rya Bujumbura barahazi kuri kioske mageze mara nk'akanya gatoya ndamutelefona none nyakubahwa muyobozi niko nahageze nkaba ntari kubabona arambwira ngo reka nohereze ngo umushoferi wanje ngo ya modoka yanje ngo urayizi ntindayibuka rwose ndayizi nta kibazo arambwira ati ngiye kohereza umushoferi akuzanire telefone hagarara habona imodoka urabona mukanye kugezeho ntisawa ndatuza ya noneho
mara kandi kanya mbona ndi kurambirwa imodoka yatinze kongeraho ndongera ndamuhamagara nese none ko nahagaze narambiwe ndumva narushe imodoka kwitaraza ati ntabwo barakugeraho tari ku imodoka yaje ati byo byose twegereza gatoyo uraza kubona imodoka ikugezeho ni sawa haciye nk'iminota nk'itatu mbona imodoka irahingutse iraje hanyuma imodoka ihagaze urumva ngiye nari inyizi imodoka ya documentation nari inyizi mpita ngenda nsa nkaho ngenda ngana kunegera umushoferi arambwira ngo ni wowe pasa buhungu Abel nti ningewe mbona kuyemwo telefone arampereje telefone nta yandi magambo menshi tuvuganye ansezeyeho ati sawa nakira telefone imodoka iragenda nanjye mpita ntaha nageze mu rugo dushima Imana reka mbabwire bene data niba Imana igufiteho umugambi ndakubwira ngo ntacu uzaba witinya bicanye witinya barozi witinya imbaraga zose za sekibi kamibi zaba imbaraga z'abarozi n'abakonikoni zaba izimbaraga zikorera hejuru mu kirere ndetse no hasi mu butaka haleluya turashinganye twebwe turabagabo bo guhamya Imana twabonye Imana mu bihe bikomeye twabanye nayo nagira mbabwire ngo turashinganye mu mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo ntacyo tuzaba kuko turakomeye haleluya nagira mbabwire ngo turabami n'abatambyi ndetse Bibiliya yo ivuga ngo ni natwe tuzacira imanza imiryango 12 ya Isirayeli haleluya ntabwo turi abantu rero basanzwe nubwo abantu batwitiranya nubwo dusangira ibyago n'amakuba tugasangira ibijumba n'ibishimbo ndetse imvura ikarwa ikeza imirima ya twese tugasangira ibyago n'amakuba ibijumba n'ibishimba abantu bakibwira ko dusa inshuti yanjye ntabwo dusa ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo hari igihe kimwe bizasobanuka bakamenya yuko twari abantu bafite Imana ikomeye hanyuma mbwire abantu yuko bakwiye kurema niba ufite Imana umuririmbyi araririmbye aravuga ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi uzamurengera mu makuba we hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi uzamurengera mu makuba nagira mbabwire ngo dufite Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo haleluya ntabwo badufite kuko dufite umugabo twiringiye ndetse uwundi yararirimbye aravuga ngo twegamiye umugabo ukomeye yes nta kintu rero cyabasha kudutera ubwoba kuko turashinganye ngira ngo byinshi mu byo mwari mumbagije mbaye nk'ubisobanura nubwo narambiranye mu magambo mwakomeza mukambaza n'ibindi nuko baguhaye telefone yego noneho bamaze kuguha telefone ntabwo bakomeje kugukurikirana nubwo bampaye telefone nibyo bakomeje kunkurikirana ikigaragara cyo hariho abantu benshi bo mu buryo butandukanye kuko bamwe barahava hakaza abandi bamwe bahava hakaza abandi ku by'ukuri nakomeje gukurikiranwa ndetse ngira ngo birimwo no mu byatumye Imana imbwira ngo haguruka kuko hari ijoro rimwe Imana yansanze irambwira ngo haguruka uve muri iki gihugu ugende mbaza Imana ngo none Mana nderekera he ndaja hehe Imana irambwira ngo genda i Kigali mu Rwanda werekere mu muji hagati ntuje mu ntara cyangwa se mu cyaro oya mu muji hagati niho ngushaka i Kigali mu Rwanda okay ndabyakira ariko nyuma ndavuga ntibyari byo byose i Kigali biragoye nta famiye mpafite nta muryango ndavuga nti ntabwo byanyorohera ubuzima bw'i Kigali buragoye burahenze ndavuga nti cyangombwa ubwo Imana yambwiye ngo mva mu gihugu ngo nimve mu gihugu ahari ntiri bwite ko ntagiye mu Rwanda icyangombwa nuko ndi bwumvira Imana nkava mu gihugu nje mpitanja i Tanzania aho bita igasuru ndakubwiza ukuri Imana yankuyeyo nabi cyane irambwira ngo ntarakugira nkuko nagize Yona Imana iranyibutsa ngo Yona namubwiye kujya Nineve we yigendera itarushishi nawe nakubwiye kujya Kigali ugiye i Tanzania ntabwo nakubwiye kujya Tanzania haguruka uje i Kigali naje kuva rero igasuru muri Tanzania
ngaruka mu Rwanda i Kigali, ariko rwari urugendo rutoroshe, gusa byaje koroha kubera ko Imana iyo yavuganye nawe ifata ibikomeye ikabyorosha. Uyu munsi rero ndi Kigali, ngira ngo mpamaze imyaka uko biri kose ni 8, iri hafi kuzura 10. Rero ndashima Imana muri byose. Karame, ikintu cyatumye yego bagerageza kukwica inshuro irenze imwe, ariko uwo mugambi ugafeyiringa. Ya, murakoze cyane. Iyo witegereje yego ubona ari nk'iki cyatumye imbaraga z'Imana ziguhagararaho bene ako kageni, yego ukagera ku rwego rwo kuraswa ntibikunde. Ya, icyambere kifasha kubona neza yuko Imana yabanye nanjye, kandi cyatumye ibyo byose bibaho, ariko Imana ikandinda. Icyambere nuko nahamagawe, icya kabiri nuko nitabye, icya gatatu nuko natoranyijwe. Kubera yuko hari abahamagarwa bakanga kwitaba ntibanatoranwe, hari n'abandi bahamagarwa bakitaba bakanatoranwa. Ndi mu bantu bahamagawe baritaba baranatoranwa, kuko Bibiliya iravuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Njyewe rero ndi mu bantu batoranyijwe n'Imana, kubera rero ko Imana yantoranyije cyane, ko yavuze ngo Imana yarambwiye ngo ntabwo nzasaza. Imana yarambwiye ngo nzahora niyuburura mu mbaraga nshya. Impamvu ni iyihe? Imana yansobanuriye ngo nuko ishaka kuzankoresha kugeza ku mperuka y'isi, kugeza isi irangiye. Imana ivugana nanjye irambwira ngo urimwo mu bantu bazayobora ubwoko bwanjye kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma Imana imbwira ngo urimwo mu bantu bazajya mu ijuru batanyuze mu rupfu. Hari abantu rero benshi bakunda mu ijuru udapfuye nk'uko tubona. Ntapfuye. Sobanura ibyo bintu. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo bishoboka biti ibyo bintu ko tuzi yuko twese tuzapfa. Nkababwira ngo no, ntabwo twese tuzapfa. Ibyo no kwibesha, nibyo muzi ko abantu bapfa, muzi ko bambaye umubiri bose bazapfa, ariko ntabwo Yesu azagaruka abantu bose barapfuye, kubera ko Bibiliya itwereka yuko abapfuye aribo bazabanziriza abandi kuzuka. Hanyuma abazaba bakiri bazima, niko Bibiliya ivuga, abazaba bakiri bazima ngo bazahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya, basanganire Yesu mu kirere hariya mu bicu. Rero Bibiliya nta nubwo ari nje gusa nzasangwa nkiri muzima. Bibiliya ivuga ko hari n'abandi benshi bazasangwa bakiri bazima, ahubwo bagahindurwa ariko badaciye mu rupfu. Iyo uvuze ibintu bikomeye gutya bintera ubwoba, ntibaza ko hari yenda haba hari izindi mbaraga waba ufite cyangwa ukoresha. Uwakureba mu by'ukuri biragaragara ko utari munsi y'imyaka 50, nanone ariko utayirengeje cyane. Yego. Watubwira ko Yesu Kristo yabagiye kugaruka, ko nzi ko uramye imyaka myinshi atarenze imyaka 90. Ya, urakoze cyane. Icyo ni ikintu umuntu wari we wese yakwibaza, kandi mu bibazo abantu bambaza barambaza ko bishoboka ko umuntu yajya mu ijuru adapfuye. Yego, Bibiliya iragaragaza abantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye, Eliya na Enoki. Abo bantu rwose baragiye mu ijuru badapfuye, ariko na maginga ya ntibivuze ko nta Eliya akiriho, ntibivuze ko nta Enoki akiriho. Nje ndababwira ngo ndi umwe muri abo bantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye. Ushobora kumbaza ati badapfuye, ushobora kumbaza ngo urimwo gute? Abadukurikiye basome Maraki ibice 3, basome umurongo wa 23. N'amagambo nahawe ubwo Imana yampamagara ikambwira ibi byose ndimwe ndababwira. N'amagambo avuga ngo dore nzaboherereza Eliya umuhanuzi imbere y'uko umunsi ukomeye uhambaye uteye ubwoba ubageraho. Iyo ni imperuka rero. Mu yandi magambo ni wowe Eliya wagarutse. Ni ukuvuga ngo ni njyewe Eliya, kubera yuko imbere yuko Yesu aza habanje utegura kuza kwa Yesu, uwo ni Yohana umubatiza. N'imbere yuko Yesu agaruka gutwara itorero hagomba kubaho umuhanuzi utegura n'ubundi nzira yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Uwo ni Eliya. Maraki 3:23. Dore nzaboherereza Eliya umuhanuzi imbere yuko umunsi uhambaye ukomeye uteye ubwoba ubageraho. Iyo ni ya mperuka
nk'uko nababwiye Bibiliya iyo ukomeje ugasoma aho ngaho muri ico gice haravuga ngo uwo niwe gisanganya uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza nkarimbuza isi umuvumo. Mu yandi magambo numuhuza w'Imana n'abantu, numuhuza w'abantu n'abandi w'ababyeyi n'abana, kubera ko Bibiliya ivuga ngo muri iyo minsi nyene y'imperuka nahamagariwemwe gukora. Bibiliya iravuga ngo abantu bazahindukana baryane bangane, ntabwo umuhungu na se bazaba bagihuza, ntabwo umukobwa na nyina bazaba bagihuza, ntabwo umukazana na nyirabukwe bazaba bagihuza. Aho hantu rero hariho kudahuza, hakenewe umuhuza w'Imana n'abantu. Uwo ni Eliya. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo uwo niwe gisanganya uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Numuntu yunga abantu batarimwe guhuza no kumvikana. Ndagira ngo mbwira abakunzi bacu nawe kandi ubimenye. Yego. N'ubwa mbere navuga ngo nakiriye umuntu umbereye uwa mbere. Yego. Kuva Imana irahari natangira kuyikoraho. Murakoze cyane. Niwe wa mbere unteye ubwoba. Yego. Unteye ubwoba mu buhe buryo? Yego. Urambwira yuko ari wowe Eliya tuzi wagiye mu ijoro adapfuye, wagarutse kugira ngo uhuze utegure inzira za Yesu Kristo azabone kuza gutwara itorero rye ryera. Ukanavuga ko azaza ukiri muzimu cyambaye inyama n'amaraso kandi udashobora kuzapfa. N'ubwa mbere rero ndagira ngo abakunzi bacu baraza kujya muri comment batubwira ibi bintu uko babyumva. Nakomeje kumva ibintu bikomeye cyane kuri wowe. Navuga ngo yenda ashobora ari bya bihe bavuze bya nyuma, turi isi yacu ikaba iri kugana ku musozo, ahubwo abantu tukaba tutari gushaka kumva cyangwa se ngo dusobanukirwe. Ariko binteye ubwoba. Hanyuma ubu ngubu wagusubirishamo gatatu. Yego. Wasubiramo ko uzajya mu ijoro udapfuye? Reka mbisubiremwo kugira ngo wemere neza. Ngewe nta muntu numwe ntinya kuko nge nahamagawe n'Imana. Reka mbwira abadukurikiye ngo mwisi cyangwa muri iki kirere turimwo habaho ubwami butatu. Hariho ubwami bw'isi, hakaba n'ubwami bwa Satani. Reka tubanze ubwami bwa Satani n'ubwami bw'isi n'ubwami bw'Imana. Nuvuga ngo n'ubwami butatu: ubwami bwa Satani, ubwami bw'isi n'ubwami bw'Imana. So nukuvuga ngo ubwami bwa Satani ntacyo nabuvugaho birebire abantu barabizi, ariko reka mvuge ku bwami bw'isi. Ubwami bw'isi n'ubu buyoborwa n'abaperezida. Ibi kandi nabyo nabisobanuriwe n'Imana muri ico gihe cyo guhamagarwa kwanje, ari nabwo nahabwa impano 12 zikomeye zikora ibitangaza. Hanyuma ubwami bw'isi buyoborwa n'aba baperezida. Noneho ubwami bw'Imana bwo urumva buba mu ijuru. Ni ubwami buri hejuru y'ubundi bwami bugiye bupanze bwose bukurikirana. Nje rero ntabwo nkora mu bwami bwa Satani. Nje ntabwo nkora no mu bwami bw'isi. Nje nkora mu bwami buri hejuru y'ubundi bwami. Mu yandi magambo nkora mu rwego rwo hejuru. Reka nkubwire yuko Imana imbwira ibyo bintu. Yarambwiye ngo nguhaye ubwenge atawashoboye kubwiga isi yose nzima. Ico ni kimwe. Icya kabiri irambwira ngo uwuzakuburanya wese uzamutsinda. Ico ni cya gatatu. Cyangwa se ngira ngo ni cya kabiri. Icya gatatu irambwira ngo umuntu wari wo wese urwego rwose ariho ikibazo cyose azakubaza, yego uzasubiza utarinze gutekereza. Urumva ni muri bwa bwenge. Ico ni cya gatatu. Icya kane ndavuga ngo Imana yarambwiye ngo umuntu azagushira mu rukiko, wewe uzahagarara, wewe wasame nje nkuburanire. Niyo mpamvu kandi ibi nagiye mbibonera ibimenyetso ko nje naburanye imanza nyinshi zikomeye mu nkiko zitandukanye na hano mu Rwanda. Na hano mu Rwanda naburanye imanza nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Abantu benshi bakurikiye kino kiganiro ndabizi ko bananze. Niyo ngeze muri izi nkiko guhera mu rwibanze kugera mu nkiko zisumbuye za hano mu Rwanda, iyo mpageze baravuga ngo mwiriwe nyakubahwa metre. Kubera iki? Bazi uko mbu. Yego. Noneho nagire nkubwire ngo Imana yarambwiye ngo urugero wenda ngira ngo aho ngaho ntabwo ufite Bibiliya ngo ugende umfasha gusoma. Simbizi niba nayiguhereza ukamfasha gusoma cyangwa se twanagenda dusoma. Abadukurikiye bajye muri Yesaya ibice 49 bahere rimwe bageze gatatu. Reka tunahasome kugira ngo tugende duha umucyo cyangwa ukuri abantu. Kereka nimba uri kugana kuri cya gisubizo cya kibazo nakubazaga. Kugana kuri cyo ntabwo ndi bujye kure yacu rwose. Uhumure
ntabwo njya nibagirwa ndacari muri kiriya gisubizo. Hanyuma Yesaya ibice 49 uhereye ku murongo wa mbere ukageza 3 umutwe w'ijambo uravuze ngo iby'umucunguzi w'Abisirayeli n'uw'abisi bose. Yego. Hanyuma usomye umurongo wa mbere haravuga ngo ni mu nyumve mwabirwamwe namwe mahanga ari kure ni mu ntege amatwi Uwiteka yampamagaye ntaravuka nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Ngira ngo murumva rya zina nababwiye ni Eliya. Urumvira izina jewe nari nararyiswe ntaranavuka ariko nje ntabizi ngo Uwiteka donc ntaravuka ngo mbe mu nda ya mama Uwiteka yanyise iki izina. Baze guhita bagenda nyene barirebe hamwe twavuze Maraki 3:23. Hanyuma ukomeje umurongo wa kabiri haravuze ngo akanwa kanje yagahinduye nk'inkota ityaye ampisha mu gicucu cy'ukuboko kwe kandi ampinduye umwambi usenye mu kirimba cye nimo andindira rwose. Uwo n'umurongo wa kabiri. Uwa gatatu haravuze ngo kandi yarambwiye ati ni wowe mugaragu wanje Isirayeli uzampesha icubahiro mw'isi yose. Haleluya. Ijambo riravuze ngo akanwa kanje yagahinduye nk'inkota ityaye. Niba yaragahinduye nk'inkota ityaye koko kagahinduka kakaba nk'inkota ityaye kandi abari mu mwuka badukurikira baza amagambo Revera Pasteur Buhungu Abeli avuga baza amagambo ava mu kanwa ke abadukurikiye bari hirya no hino kwisi nabo twabanye Burundi bazi ko akanwa kanje kavamwe amagambo y'umuriro afite ububasha n'ubushobozi. Niba ari inkota ityaye akanwa kanje mvuze ngo pfa ntiwapfa, mvuze ngo baho wapfuye ntiwabaho, mvuze ngo baho urwaye urembye ugeze ku mfiro ntiwabaho. Reka tubihuze n'ijambo rivuga ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa. Ahubwo abantu nibizere imbaraga z'uwantumye, nibizere ko Kristo Yesu yampamagaye nkitaba nkatoranwa. Yesu yarampamagaye ndamwitaba ambwira ko nzamukorera ndabyemera ndasinya. Niba abantu batabizi nje naranditse nandikirana n'Uwiteka igitabo kirahari ndandika ndasinya duzasinyiranira tugirana amasezerano. So Imana rero iba muri Pastor Beri abantu babyange cyangwa babyemere. Imana yarambwiye ngo uko Mose yayoboye ubwoko bwa Isirayeli ni wowe uzayobora ubwoko bwanje mu gihe cy'imperuka mu gihe cyanyuma. Imana ivugana nanjye irambwira ngo amahanga yose azakondorera inyuma yawe. Uyu munsi nubwo ndinsuzugurwa, uyu munsi nubwo abantu batanyemera, ndabizi ko iki Imana yamvuzeho kizasohora kubera yuko mu byo yagiye imbwira mu byo yavuganye nanjye byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Tuzakora wenda part 2 ariko nagira nkubwira yuko byinshi Imana yavuganye nanjye nagiye mbona bigenda bisohora bigenda biba nta kizatuma n'ibindi bidasohora. Icyo ndacyemera. Yego. Ibyo ngibyo uri kumbwira rwose ndabyemera kandi ndabyumva ko bifite ubugingo. Yego. Ndashaka unsubize iki kibazo. Abeli. Yego. N'ubu ngubu urahamya ko ari wowe Eliya waje gutegurira Kristo kandi ko Yesu azagaruka kujyana itorero rye ryera wambaye umubiri n'inyama n'amaraso, urabyemeza ko uzajya mu ijuru udapfuye? Ndabihamisha ikiganza cyanjye ngiki nakizamuye uwera wa Isiraheli, Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo, intare yo mu muryango wa Yuda yarampamagaye ivugana nanjye ibyo bintu ndabyakira ndabyizera kandi sinshidikanya. Bibiliya iravuga ngo mwene ibyo byiringiro ntibijya bikoze isoni. Urakoze. Hanyuma ufite message. Yego. Impamvu duhise twihuta ndashaka ko tuzagirana ibiganiro byinshi ukarushaho kunsobanurira nkabyumva neza kandi n'abadukurikirana nabo bakeneye abakozi b'Imana batajanda cyangwa se batavangiwe. Yego. Ufite message Imana yaguhaye. Yego. Ushaka kutugezaho nyirizina iyerekwa. Yego. Reka ngusabe ujye mbere utugezeho iryo yerekwa. Yego. Duhita ducumbika. Yego. Ducumbikira aha tuzakomeza. Urakoze cyane. Yego. Imana yo mu ijuru iguhana umugisha n'abadukurikiye bose. Haleluya. Natuye umugisha wa cyami.
natuye umugisha w'abatambyi. Umuntu wese udukurikiye muri kino kiganiro, wewe umunyamakuru n'abadukurikiye, natuye umugisha ubagereho mu izina rya Yesu. Kandi umugisha Uwiteka atanga ntiyongeraho umubabaro, kandi umugisha Uwiteka atanga uratungisha. Natuye uwo mugisha umuntu wese ahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma nibutse abantu, ntaraja kuri iyi message, nibutse abantu ko impamvu Satani yangwanyije abagiye babona byinshi bitandukanye hirya no hino mu gihe cyatambutse, ruriya rwari urugamba, kubera ko impamvu Satani yaduhiga cyane nuko yaraza amabanga twikoreye. Noneho buriya nta muntu n'umwe aba ukomeye ataciye mu bikomeye. Mbibutse yuko umusirikare kugira ngo abe ukomeye yambara iranka zikomeye zo ku rwego rwo hejuru, aba yaciye mu bikomeye, kubera yuko hari ibizamini akoreshwa, hari kosi acishwaho, hari ibintu akora kugira ngo abashe kuba ukomeye. Nta muntu aba ukomeye atabanje guca mu bikomeye. Aba bandi bakozi b'Imana bose batubanjirije babaye abakomeye kuko baciye mu bikomeye. Shaduraka, Meshaki na Abedinego babaye abakomeye kuko baciye mu bikomeye. Ba Eliya na ba Elisa nuko, ba Yohana bose nuko, ngira ngo ba Paulo na Sila nabo nuko. Mwibuke ko Yosefu yabaye ukomeye kuko yaciye mu bikomeye. Imana ibaha umugisha rero. Bya bindi byose mwagiye mubona muzi, Satani ntabwo yagwanya Pastor Beri, yagwanye kiri muri Pastor Beri kuko yarazi amabanga akomeye njewe nikoreye. Nukuvuga ngo ntabwo wafata buri imodoka yose yikorera ibihwanye nuko ingana. Ntabwo wafata imoteri ya voiture cyangwa se ngo ufate imoteri y'ikamyo ngo uyishire muri voiture, yahitisha. Imana ikwikoreza umuzigo ushoboye kwikorera. Ibi rero mfite ni njyewe Imana yabihaye kuko yabonye ko ari nje nshoboye kubyikorera. Niyo mpamvu mwabonye naciye mu ntambara ziriya na ziriya. Kwari kubera iki? Satani yari arimo kugwanya ibi ndi kuvuga. Yashaka ngo anzimye, noneho ibi bitazasohora, bitazajya hanze. Mbega Satani ababereyeho kuburizamwo umugambi w'Imana, kandi ntiyanabishobora kuko umugambi w'Imana ntuburizwamo. Nta bwenge cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya umugambi w'Imana. So rero reka dusome ijambo ry'Imana mu kubara ibice ni 23, dusome umurongo w'19 n'uwa 20. Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ese ntizabikora? Ibyavuye mu kanwa kayo ese no gusohoza ntizabisohoza? Ese Imana irashoboye kubisohoza cyangwa ishoboye? Ibintu byose Imana yavuze izabisohoza. Hahirwa abizera ko ibyavuzwe n'akanwa k'Umwami Imana byose bizagira gute? Bizasohora. Ikintu cyose Imana yavuze izagisohoza, gipfa kuba cyaravuye mu kanwa kayo. Hanyuma umurongo wa 20 uravuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye. Mvugira ngo amen. Niko iri jambo rivuze, nayo yawubahaye. Ubu tuvugana nta bushobozi n'ububasha mfite bwo kubasha kubihindura, niko ijambo ry'Imana rivuze. Imana yamaze kuwubaha, kandi nari nawatuye, nari nababwiye ngo Imana bampera umugisha. Hanyuma rero umugisha w'Imana ufite uwuhabwa, umugisha w'Imana ufite uwakira. Niba ukarabye ibiganza urakira umugisha w'Imana. Imana ntabwo ihereze umuntu atakarabye, ugomba kubanza gukaraba. Ntabwo warya utakarabye. Inshuti yanjye, uku gukaraba ni gute? Ese nukujya muri dushe ugakaraba? Ese nugufata amazi n'isabune ugakaraba intoki? Oya, nugukaraba mu buryo bw'umwuka, ni mu buryo bw'umutima. Nukureba ngo ese ibiganza byanje nta bitenga by'amaraso birimo? Ese ntabwo ndi umwicanyi? Ese ntabwo ndi umujura? Ese ntabwo ndi umusambanyi? Ese ntabwo ndi umuriganya? Ese ntabwo nibi by'abandi? Imana yo mu ijuru iyo kwitegereje igasanga uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, ibyo birahagije, uri umukiranutsi. Iki kimenyetso kikujyaho iyo wakira Umwami Yesu nk'umukiza ukamwizera. Yenda tugana ku musozo, reka mbwire abarundi n'abarundi kazi, nkunda igihugu cyanje, niyo mpamvu Imana intuma cyane ku barundi n'abarundi kazi. Urumva ni hanga ry'iwacu n'ubwoko bw'iwacu. Haleluya. Kandi ndabukunda. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo n'amagambo Imana yavuze ngo ntacyo nzakora ntibiyibanga abantu banje. Ntabwo Imana igitungurana. Mu yandi magambo irakuburira, kandi yikuburiye ntikurya. Imana ishimwe. Rero reka mvuge ngo Imana imaze iminsi mbwira ngo ije guhana icyaha mu Burundi.
icyaha cyarakuze kiba indengakamere, icyaha cyarakuze kijya hejuru, kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Abantu barica nta cyamira, abantu baranyuruzwa bakaburirwa irengero, imirambo iratoragurwa hirya no hino mu mashyamba no mu marigori, mu bihuru nahe, donc abantu baricwa nk'ihene. Imana irababaye ku rwego ivuga ngo binaniye kwihangana. Imana ije guhora amaraso y'abatariho urubanza. Ibi bintu maze iminsi ndi kubivuga. Imana ije guhana icyaha mu Burundi. Wewe rero udafite umutima ugucira urubanza, uryama usinzire wizigure cyane, nta kibazo, Imana izakurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Hanyuma ntabwo dufite umwanya wo kujya mu ndirimbo ngo turirimbe, ariko wewe udafite umutima ugucira urubanza, wewe udafite ikintu wishinja, Imana izabana nawe. Ariko nibutsa abadukurikiye na cyane cyane abarundi n'abarundikazi bari hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi, Imana ije guhana icyaha muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Bishatse kuvuga iki? Wewe urimwo gukora ibyo wishakiye, wibyinira nta kazoza, wibwira ko Imana itabibona, wibwira ko Imana itazaguhana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ariko nzaguhana kandi mbishire ku mugaragaro imbere y'amaso yawe n'ay'abantu. Imana rero ije guguhana wewe ufitanye urubanza nayo. Rero hari abantu bazakizwa urubanza rw'icyaha, hari abantu bazakizwa urubanza rw'ibyaha, ariko by'umwihariko hari abanyabyaha Imana ije guhana mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo bitinze, abantu bitegure, abatunganya imitima bayitunganye, abihana babivamwo kare, bihane babireke hakiri kare, kubera yuko Imana iraje. Reka rero ndekera aha kuko maze iminsi mbivuga, narabivuze ku binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino, bibwirwa benshi bikumva bene byo, kandi ngo ububwira uwumva nawe ngo ntavunika. Umwana w'imfubyi nawe ngo yumvira mu rusaku. Yego nizera ko bene byo babyumvishije. Nta mpamvu yuko twarinda kuvuga ngo dusarare, abene byo bamaze kubyumva. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, kugira ngo abantu baguhamagare urushaho gusobanura izi mbaraga z'Imana, urushaho kubafasha gusenga. Nagize ubwoba abantu mudukurikiye, byanteye ubwoba. Reka ngusabe tambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Turayishyira imbere kuri screen kugira ngo wagira ibisobanuro abari wahamagara. Bakunze mwari mudukurikiye, ndagira mbamenyeshe ko ubu n'ubutumwa bwa Abeli uhamya ko ari Eliya, kandi ko Yesu azagaruka akiri muzima cyambaye inyama n'amaraso yaje kumutegurira. Bityo rero n'ubuhamya bwe bukomeye, ni nivuga butumwa rye kandi ryiza. Mu muhamagare wagira ikintu yamubaza arashobora kumusobanurira. Karibu n'isengesho dusoza, mukozi w'Imana. Mana turagushimye ko wabanye natwe muri kino kiganiro hamwe n'abakikurikiye bose. Ubaha umugisha kandi uburinzi bw'Imana bube ku bantu b'Imana. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo yagiriye impuhwe abo kuzigirirwa. Mana abo kugirirwa impuhwe uzibagirire, kandi mu izina rya Yesu abo kubabarirwa ubababarire. Ariko nanone haleluya, kuko umaze kumbwira ngo uje guhana no guhemba, mu izina rya Yesu reka abadukurikiye bagire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ni kijambo ry'Imana ridusaba. Urakoze Mwami, rengera abantu bawe abarwaye turabasengeye, bacyumva iki kiganiro. Umuntu wese indwara iyo ariyo yose arwaye ibashe gukurwaho, yakire gukira mu izina rya Yesu. Umuntu azareba ubu butumwa kabwizera, Mana mugirire neza. Haleluya. Uwifuza umwana mubone, uwifuza kubyara nabyare. Ibintu birashoboka ku Mana, nta kinanirana. Ndagira ngo mu izina rya Yesu ukorere imirimo n'ibitangaza bari badukurikiye muri iki kiganiro, kandi abari mu nzu z'imbohe barengana
uri Imana irenganura abarengana, ubarenganure, ukingura amarembo nk'uko yakinguriye Paulo na Sila batahe, ariko abakoze ibyaha babihanirwe, kuko uri Imana ihemba kandi uri Imana ihana. Hanyuma reka nsengere aba bantu batuye mu mahanga ya kure bifuza guhabwa byangombwa, ndabasengeye Imana baheshe byangombwa, reka mvuge ngo ubahe iby'imitima yabo ishaka. Kandi aba bantu nabo batawe n'abagabo n'abatarashaka bifuza gushaka, nabo turabasengeye Imana, kuko ijambo rirambwira ngo nta kigore kizabura ikigabo, nta n'ikigabo kizabura ikigore. Ibyo byose ubishire ku murongo, ubikemure, kuko uri igisubizo cy'ibibazo byacu. Turagushimye, urakarama, witwa Imana, niryo zina ryawe, mu izina rya Yesu, amen.